Nugabe imva ngiye ariko ni ibintu by'ibibazo kuki kuva iyo ugiye uziko bikuvaho bikunanira ubu wambwira impamvu utari kugenda nuko hari abantu bakiri kutwandikira ushaka kuva nawe kuva man tujya kwizumba 500 mbese ko ibaze nana nabo bagushisha she like mutapingira hata twigendera tugiye kurya she oya ukiga muri peka warananutse nawe urabishana n'ubundi acyananutse ariye uziko uko nize muri sego uweze wize muri peka ahubwo se ni peka cyane zamura zo mese nize muri peka kuki kuntwarira credit ngiye niga muri peka sheri uyigaga mubereyemo ongera useke ubundi ongera useke ubundi ubone ubu nk'ubwiye mva waraseka dore bama kandi kantu sheri akana gaki bamanya se Rose baguhaye byose uyu munsi no kuri nkunda umva uhita ushyiramo TikTok studio turi amafaranga ufite ndakwikunda kandi impossible like mwabwira like ufite size nziza bio mbashe wanjye yanze akunda umukobwa ufite nyasho gusa size nziza ngo hari umukobwa witwa Kevin ngo ugukunda ngo bamubwira ngo ko musa iyo turasubwa ngo ese comment uri kubona ko twe tutari kuziba nyina ndi kuziba ufite size nziza nese mwakoze mwita ni dabe ngaho ari dabe yetira arinda kumva graso tufite size nziza sha barabo kuno tuyiko umva ye wasigaye shano no ndashonje simba tuyuri uziko tugiye ni mwiza Chris atichi let me in I got to say something no the say something okay anarimo hate comment ntari busone iriya yivuga yose amenye Olivisi agukubise hati ni iki novi ako kubera kuri imbere zikufite urutwe runini kunda vugisha ukuri shawo byaga here we are balanced be ushonje uko nuko ureba umuvamba nshonje agashanje maze uyisi wa mu visi wayi kutwigisha ibintu bya TikTok sheri ndagukunda cyane abo bose na yarake karaga festival ndetse ushonje no kureba ako mwabonye ko ni mari nyanyi wa mu best wanjye Olivia Ezel gusuza Ezel bamwumva batari no kumureba Ezel ni umustar sheri mwana yarabiciye umukora wingira nafata ku Beyonce amasomwe umbyasomwe ko nsigaye ndirishwa kuzumva nabaye umutuku rwagira ngo byaguca ni gurya mora tu bihora byanshanze ndeba neza ako semana umva divine wa kintu izi nizo bundi komite z'ubuzima ariko divine umvaze ngafite umushuti we ugukunda cyane yifuza kukubona ngo ku buryo yirirwa gura amatike kugira ngo akubone amatike y'ikisheri iyo kwimace shange ntuzongeye kuyagura ntabwo nzajya afite umutwe munini cyane divine uzamushyira kuri stage utangiye kuraka umvagaruka mu mabajije ko nkwigiza abatesi uzamusura kuri studio zamona divine uzazanire mesheri uvuga nka Shadiba anasinze umuntu wakomerekeje ngako kajama gafite umutwe munini nakahe fone yanti gusona mvana buno telefone bwa make mu mutwe ni nziza sheri sakana narabonye kuki mutemwashyizeho light kare dira harimo umunega wafuye gusa babaniga ni bantu ki Beyonce ngo basimbwiye babwira turakora inside like ayiwe kinaragonze kuko kinaragonze mave uzanyiza imodoka rya Beyonce yatira imodoka na modoka umuntu kuri karo yendi karuma isa no ikaruma ture gutyo nawe ntabwo bishobora like umva se munsomere comment nabuze mu rugo ndumva nasinze no wasinze usangiye nandi bezo sinde wera gwenye bakicukiro sheri Bio tugende man you guys ubu nibwo amaze gutereka uskana bokwe babwire kamabwira gukorere manigani wadwaye ibasi inyende dukubita bayinyende bahereza iminota 5 abasantsa amafaranga Beyonce agenda Beyonce show abaganga ko mu minota 5 badashyira manigani mushiro manigani cyangwa Beyonce tubabari do yembe Chris yakubwira ibyishembe mushiro manigani cyangwa Hello Sherry kuri bwigende mvajijana sheri wawe hanze hello my love murumva bashiro manigani bura disaga sheri ke kamubonye live sheri wamubonye live ahita bandi kumwe na Beyonce ahita mubaga ako disi mushiro manigani cyangwa Beyonce twigende
Bion ni Betty mwiganye ku rumuri yambi ni mama Dylan twasahuraga Betty mwiganye nize kurumuri sheri ahantu bita kwa Farawo ubundi cyo yatorushye Farawo yari umuzimu Imana imbabarire ntabwo ari umuzimu sheri mwatapinga man twakwiza basinga 2020 hello B umva ko bw'ikintu nkunda kwiza Beyonce arabakunda umuntu nyitabi reka dushyiremo countdown ni batagwama ni hepfo ya teliye urambeshye ntabwo ngeze mba hafi nanjye gutera comment nicaye hano wow abana kwa Farawo twize kwa Farawo Farawo yarankubise indwara depression ndatoroka ndigendera Farawo yari umuzimu mubi umva Farawo yarankubise hello mujye kuryama amasaha y'abana turi sangaye turi saa 3 uzgo turyama we manigani ajye kuryama muzi kwa Farawo umva abantu wize kwa Farawo mukamwe igihumeka cyane cyo kizatwica ibi wadweze modoka ni yanjye se uragira abashyiraho prank y'abandi mama Dylan ngo ni harya yavuze kari akusema kwitwe bamukunda bavyira mukuru agukunda katurebe mu minota 5 twabaye haraburi 3 abandi remera man mu migina umuhereza ugeze ga IPRC navuye za ubwo ari we nyiga inavuga agwese ya mwana guhaye namba numvuri wishe ari we ndakwemera man ayimaye comment kugisha ukuri nuzanya iki mana we umva iyo ntabwo ndagukunda ahubwo urabuzwa n'iki cyoze ishabara yanjye kuza hano betwikinda twana ni mukore kuri nogoro mukore kuri igoro iyi mukore kuri igoro manigani cyangwa utwo duhe imodoka kimeze nka boîte mathématicale hano what's dore ni mukoreho typing sha waje gatayipinga ma vejo zaniza imodoka Beyonce ndagushaka muyizo ushaka Beyonce mu biki Mavi wa gift yawe imekwi mobile my sheri. Dore ni mukande. Mavi. Mu gifting dore go. Mavi ejo nizi modoka. abo bantu bavuga kamanigani abo bantu bavuga bakunda Beyonce ko namana bamuhaye kuri Severant kudaheruka kwiyogoshesha ko namana mwamuhaye Mbona ibyo bya 71 wa mukobwa wa musore bina. Reza peace nzagusore. Beyonce burya ubaho nzi kutaba wariye. Shaye ndiye ayi munanye yagenera yo remember ni shavere datuma uziko ushaka tangiye kurira kuzana bapfuye ne koresha nako bapfuye nese kukigeze ino igosha kuri mabara bari cyakura oya yame oya ibintu bya TikTok sishaka kubyumva yame kuri mabara mani kora vigishkuri byo wada ku kamanigani bakora screen recorder ya ball ukabiposti ibiki ngapozinga iki ubaraza Mazis. Mavi. Munyakarongi. Mr. Pierre ngushaka momo cyangwa ushaka gufatanya. Momo. Let's give you a flower. Oya muhereza amafaranga y'indabyo nta kibazo araza kujya kuzigura. Raya nimero kora hose ikora kuri live. Uzwana baba serious baba kuri Momo yawe abonye se. Baye momo yanjye mwana. Nago wayamani. Zero kaninga umunani. Nago yayama. Bivuge telekote mboro vugi yanjye. Ngo ndakuze mu cyumbati wowe mu cyumbati ari imipira y'ishuri. Ndi mu cyumbati bisari. Oya mu cyumbati niyo mama ako yashanaga mu cyumbati. Umwanyi nyina hafi ntabwo bita mu cyumbati ku kibuye. Mu cyumbati ari yako. Nzaguha karabya karabya. Akora kugira mu cyumbati ni hafi. Muza n'utugift abashumu. Man, ikaba ya numero. Studio ruko. Sande arya sande mfite akazi. Arya kuri 21 ku cyumweru cyo kwa gatandatu. Yere mani rero mbabwira. 20 nimwe. Beyonce hari umuntu rero yavuze ngo ushaka ku cyumweru. Arya bone kudukinisha kandi twari ibyanya. Oya ni kwa gatandatu. Oya ku cyumweru ndahari. Ize yankongo. Kwa inde? Ilyas ninde? Ilyas. As I don't know. Ndikaneza nzungu inyinzungu. Kumana yajya mu binjije isoni. Sega ndakoze kwa nireba. Yesu kwa nireba. Ese Beyonce afuwe mu comment twayahaze nawe. Umva nawe niba uri kwa ndi Beyonce squiri. Ese Mavi ako Mavi. Beyonce uri hagati y'ibisa. Ibisambo guzaze. Zata. Ka Beyonce afu. Beyonce ndishimye. Se mukobwa nenda wamubeshye kasi ko musore. Photographers.
njye mu photographe wese ndamurespectinga si ngombwa batatu kugira ngo sande shaka imodoka ejo sheri yo kujyayo ushaka gufata sheri wanjye ngiye nkamutembereza muri Kigali tu agi idizabi ese ko mutakiri Kandi gutanga amusubiye gifts Sheri. mutaping at least njye Mutapinge? Beyonce mwiza mutapinge tugere uyu David uyu yitwa kundisha abantu hano ese Davis yo mu Frank Disney ndamukunda aririmba neza ugira beri tukunda ya kurya mu modoka koza ndawe mutapinge tugire ibihumbi 25 basi do ibi 25 tubabwira agakuru ke mwabigabo mwe Ezeri ako uziko igiye ngukunda nanjye hello Dami tugende Mavi wadaye lifti Mavi